nana Zakumana nawe murenga wandinganirijwe umutima Erega ni wo gukora undemba mu marasa Iteka niteka mpora nifuza kugumana nawe Mu buzima bwanjye mba nifuza kuba ndi kumwe nawe Babarira unyumve baby ntega amatwi Ni wowe nkunda ubuziraherezo ni wowe Sinza kwa ndavuza oya sinzaguta Nzakwambika impeta mu buzima bwanjye twibanire Gaho ngwino tubuceke tububyine tubuceke baby tububyine Ni wowe mbamo buri gihe iyo mubonye aharuke ahantu mbona ari heza gusa nyine haba heza wenda hakorewe nka tripu kuza nyine kuhareba gusa ese twe ntabwo twaje kuhareba twebwe se twaje kuhareba nyine niyo mpamvu mbivuze ngo byeretse hakorewe ngo hakorewe iki hakorewe tripu nyine hakaba ahantu nyine nyaburanga abantu baza kureba kuko harashimishije uwapakira akazimo hari abari abacukura amabuye sinabagabo bagashobora urumva ni agashobora tugenda ahubwo bahemba ngahe bahemba mwese ndabizi uzaze kwaka akazi urumva ntabwo wakazi tugende tujye hariya ku mazi hehe tugende urajyayo urahagarara munsi ajya kugwa oya ndajya ku ruhande tuyarebe sibyo iki no niba ushaka ko tugira gute tuyareba turayareba byanga byakunda inkweto zikandagijemo amazi wallahi yes nk'uko mubizi tuba turi kuri Promesse TV show tubashimira mwebwe mwakanze subscribe like kandi ndagusabye yikande kugira ngo ibiganiro byacu bwije bukeye ujye ubibona bimeze bite ni fresh so kutavuga amazi iki se ehe arahabonye waramutse neza mami meze neza ni kwa hantu wahabonye umva harashimishije cyane umva rero uko utawuheza mu kanya gato ugiye kuzamuka uriya musozi uminuke tugiye gutangura ngo kugera hariya hejuru uzi imisozi nazamutse uyu nguyu ni ubusa urawuzamuka ndawuzamuka for sure okay niba uri buwuzamuke koko njyewe ndashaka kubona koko wawuzamutse turazamuka njyewe nunanga hariya hejuru ndi kureba njyewe ndakugurira ikintu kirenze oya kimbwira njyewe ndakikugurira kirenze si ubizi ko njya mbikora nari wangomesheje nanga kwibwira abakunzi bacu ni iki okay turabasuhuje rero abari mu majyepfo amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali aha hantu ni ahantu rwose hameze neza umuntu ashaka gusohoka ashaka gutemberera ewana hari icyo bita umusozi nyine muri kuwubona hejuru iriya bacukuramo amabuye ariko ewana wa mugani wawe ni trip ni iki wari urimo mbwira kuhasohokera nyine ni ibintu by'agaciro njye na baby wanjye twasohokeye kugira ngo tugumye tujye gute tugumye tugire gute tugumye twishime turyoherwe n'iki oya uvuze ngo iki mu kanya oya mvuze turyoherwe n'urukundo si ubyumvishe turyoherwe n'urukundo rwacu okay waryohewe wishimye ubu tuvugana turi 3:30 3:30 za mu gitondo reba kuri telefone 3:30 ni 3:30 wibeshya abakunzi bacu ni 3:30 mu masaha ya mu gitondo tuje ahantu kugira ngo mutungura bibone ko nibura mba mutekereza no ku mutima sibyo baby wanze no kunshimira si wanshimira nagushimiye wanshimiye ngo iki merci beaucoup yo merci nabyihagize umva nagushimiye ariko wanshimiye yego wambaye neza ntiwanengushye nese njya nkubeshya ninde muntu wakwambitse uyu munsi ninde njye ndiyambika ariko ubusanzwe
ninde uguhitiramo imyambaro nyine wambara iyo ugiye kugura akakugira nk'inama akavuga ati ngiye nyine iwana ngiye kugura agapira cyangwa agapantaro reka nkubwire njye ibintu byo kugura byarananiye hari igihe ngura urikopesha oya hari igihe ngura nk'umupira ugasanga ugarukiye nka cyangwa n'ibyo ukunda oya ntabwo ari byo nkunda mbese ntabwo wigera njye mba mbona biri buhwane wenda umupira n'ipantaro nkabona biri buhwane ariko umva hari igihe ngura umupira ngasanga ugeze nk'aho ipantaro igeze nk'aho ibaze ahantu hose harebeka ubwo uba ushaka kugira gute ushaka ahubwo wowe nakuvumba oya njye ibyo bintu ntabwo mbikunda ahubwo uzi ikintu nkora iyo ngiye ngasanga gutyo utankwira ari nk'igihe nshaka nk'umuntu wenda uhungurira ukugurira ubwo se yaguhombe oya nta kibazo nese uwombye arabyimegera nese wagiye wigera kwigera rero ubwo rero ugurira ahantu haciriritse njya muri ya masoko handi haba hari umuntu ushinzwe umutekano gute oya aba ari kureba abantu bigera umuntu uri gucuruza iyo myenda agahita amufunga cyangwa agahita amwaka amafaranga oya abundi ahantu hari VIP oya nyine haba hariho n'ibiciro sibyo aho njyewe wowe wigira muri ndaburaye se oya iryo soko urarizi wowe ndaburaye bayita ni nk'aho ari ndaburaye y'imyenda nurese wajya ujya ahantu hari VIP bakagushyiraho rido ukigira wamara kwigera wabona ari sawa hanyuma umwenda ukawushima ukawutwara sha uransebeje oya ariko ibyo nabikoraga kera ubu ariko nta nubwo wigeze usuhuza abakunzi bacu si wowe wanjijishije nakujijishije gute watangiye kuzana iby'imyenda iby'ahantu turi noneho birarangira ariko ntabwo byarangiye turacyahari ngaho gwiki ngo ko nkureba njye ntabwo nzajya nzajya ntishi byose nzajya nkumena birangire aho kugira ngo utogose na ewana cyangwa nkushyushye ntawe umena rwose kutari kuvuga bimeze bite biragenda nta mutima mubi oya nta mutima mubi iminsi mikuru yiteguye gute kwanza iminsi mikuru yiteguye neza cyane izatangira nko kuwa gatanu uzansohokana rero ndagusohokana he niso twavuganye ntabwo uhazi twavuganye ku itariki enye ku itariki 14 oya ari byo twavuganye turi kumwe tutari imbere ubwo nahise nigarukira kuri fazenda wati sensa asa abantu bakorerwa ibiki aho hantu ujya ku ifarasi ukajya ku myicundo ukarasa imyambi muri make hari ibintu byinshi ni igiki wisanzemo se muri ibyo byose icyo wisanzemo nagiye ku myicundo nta kindi kintu wakora okay abadukurikiye rwose ni ukuri kw'Imana turabakunda kandi tubahoza ku mutima yego ni hano nyine kuri Promesse TV show ni ukuri ndagusabye aho turakanda subscribe uyikande kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko bwiza n'uko bukeye so baby babwiye nk'abadukurikiye utuntu dutatu cyangwa tune okay baby kangwiza kuri rero uyu munsi turirwana hano dutembera ariko bashaka ko tuba twicariye nta kibazo ndi kubona guhagarara byakugoye so wowe uzajya ku urubyiruko uba ugomba gukomera n'undi ndakomeye ariko twahagaze hano umwanya munini tunazenguruka umuntu aba yarushye okay dushaka ahantu twicara ubundi dukomeze okay ndizera ko turi kumwe uko biri bugenda 5 kuri 5 ndashaka kureba baby wanjye ko kabisa igihe cyose tuzajya tuba turi kumwe azajya yihanganira buri kimwe cyose mu buzima bwacu niko boro rero urumva boro haratanga hariya twicara hariya hano gutya kuri rino buri natwe turyita iryacu harya ari ibuye rya Ruganzu hari ibuye rya Ruganzu ari aho bita ku ibuye rya Ruganzu
uricara he? Icara hano. Icara hano. Uraruhutse se cyangwa uracyananiwe? Oya ndaruhutse. Ugiye kundirimbira nk'uturirimbo nka tubiri. Okay. Muratubona rero kabisa twibereye mu ijoro rito, nta n'ikibazo na kimwe dufite, nta n'icyo tugomba kwiteza, sibyo? Mutubabarire, mudushyigikire pe, mudushyigikire, musharinga, mutera comment ku biganiro byacu, sibyo? Sibyo baby? Ufite imbeho? Oya nta mbeho mfite. Ufite imbeho iki gihe koko? Oya nta mbeho mfite, rero urumva nandi kumwe nawe nkagira imbeho. Okay. Ni ukuri kw'Imana muri abantu b'urukundo, ibyo nari ndimo mvuga baby. Rero kureba hari ahakuriye, hari hakurya hariya wagira ngo batekeramo ndi kubona hasunika hari aboro baratwika noneho barangiza bagakubita urutambi. Urutambi uraruzi? numva baruvuga gusa urutambi ni imbunda irasa amabuye. Imbunda? Ni imbunda irasa amabuye. Imbunda? Irasa amabuye. Urishuwa neza ko ari irasa amabuye nyine akavamo nyine urutare rugatoboka bagakuramo amabuye, urumva? Bajya kubakisha nka cya kizu cy'iwanyu, buriya ni ahantu baza gukura amabuye, urumva? Yeah. Okay. Ako nari mbizi. Wari ubizi? Wari ubibwiwe nande? Nari narabyumvise. Ko bigenda bite? Ko nyine ari urutambi barasa munsi y'umusozi hakavamo amabuye, cyangwa bashaka nyine kuhakora neza wenda kugira ngo haringanire umusozi. Uzi hari utuntu rero nshaka ko dukora, sibyo? Ewana. Yes. Rero uyu munsi tubafitiye udushya twinshi cyane kandi dutandukanye, ndabizi neza ko muri buze kubikunda pe. Murumva bebe? Ndakwinginze mbwiza ukuri. Mbwiza ukuri. Iyo wicaranye nanjye wumva umeze ute? Iyo twicaye nyine turi ahantu nawe. Nishimye cyane. Wumva wishimye byataye? Wumva ari nk'iki? Wumva ari nk'iki? Wumva ari nk'iki nyine muri wowe? Nyine urumva hari ukuntu umuntu aba yishimye ariko akaba ari ikintu kimushimisha kurenza ibindi bintu byose. Kuba ndi kumwe nawe nicyo kintu kinshimisha cyane. Wumva ibyishimo byawe wabishyira ku munzani bikabyara iki? Bikavamo ikihe gipimo? Jumva njye ntabwo ngenda kuri ibyo bintu ngo ibipimo ngo kangahe ku ijana wapi. Niba ari ibyo nabo bigenderaho simbizi, gusa njye ntabwo mbigenderaho. Njyewe mba nzi ukuntu ikintu kingana muri njyewe, nkagiha wenda ni icya mbere, ni icya kabiri, ni icya gatatu, sibyo? Naho kumbwira ngo igipimo se ari umunzani twazana ngo tubipimeho. Nyine biba binshimishije cyane. Ubyutse mu gitondo se ugasanga turi kumwe twararanye. Ubyutse mu gitondo ugasanga turi kumwe muri iruhande, wabigenza? Ako naba ndi kurota. Ubyutse nyine mu gitondo ugasanga twararanye utazi ko byagenze. Nahita nikanga. Wikanga kubera iki? Ese ko ntaba nazi ko byagenze. Ntabwo wakwishima? Oya ntabwo nababara ariko natekereza kuri ibyo bintu nese sinzi ukuntu byaba byagenze ko ntabwo twaba tubizi neza ko byabaye, nyine twari turi kumwe ubwo twumva byaba ari nk'inzozi kuri njye. Oya urabeshya. Bwiza ukuri gende kukwibariza mu buzima busanzwe, sibyo? Uhuye n'umuntu akakubwira ngo bamfashe nibye, sibyo? Nyine ari mu buzima busanzwe nyine byabayeho nibye kandi icyaha kiri ku mpama, wakora iki? Uzi ikintu nakora cya mbere, ndamutse mfite ubushobozi nakishyura ibyo bintu wibye bakakurekura. Ndamutse ntabwo mfite
urumva nawe icyo nakora nareba meri wawe nkavuga ko umuhungu we bamufashe mbega umwana mubi oya njyewe ubushobozi nabwo sibyo ariko nyine kugira ngo ngutabarize nabwira nka meri wawe ati umuhungu wanyu rwose yibye mumufashe afungurwe muri makeya ukimara kumenya ngo nibye batujya kuneza meri wawe oya njye nabanza nkareba ubwo bushobozi koko niba mbufite bwo kwishyura ibyo bintu wibye nyine kugira ngo bakurekure nta nubwo basi wajya mu nshuti n'abavandimwe ukabwira ati munize amafaranga n'ibiki wowe wahita uneza abantu nyine ukavuga uti shere wanjye yibye oya meri wawe se ni abantu ni rubanda wapi meri wawe ubaye utamuzi ntamuzi ntaba namuzi ihita ubivugira mama wanjye uramuzi ndamuzi mwarahuye twarahuye mwahuriye he naciye ku muhanda gutya ari ahantu yari ibereye ndamubona kurumva ugira ukuri kwinshi ndetse nagiye nawe njya mbeshya subizi nawe njya mbeshya si ufite musaza wawe musaza wakubwiye kundeka kandi akabikubwira n'imbaraga ze zose wakora iki njye ambwira nkureke oya ntabwo nabikora ko nanjye ntabwo njya mubwira ngo reka ibi sibyo rega turi bakuru kuko ntabwo najya kubwira ngo reka iki kintu sibyo umwana we babwira ati wijya hano ntukajye hano ntugace hano nyine mbese bagashyiraho condition ariko njyewe wapi ibyo ntabwo yaza bimbwira nawe arabizi reka wapi ntabyambwira pe urumva nyine ari ibintu ntabwo yabikubwira oya wenda sibyo nshobora kubona wenda nk'ibintu akora sibyo wenda nkamubwira nk'utuntu dukeya ariko bitarengereye nyine simubwire ngo uyu mukobwa ngo uyu ngo mureke sibyo ko ntabwo nazi ukuntu bahuye rega buriya kwivanga mu bintu by'abantu biragora cyane sibyo nawe ni nk'uko atatinyuka kumbwira ngo mureke reka nawe arabizi ko atatinyuka rwose ntabwo yaza bimbwira ni igiki ushobora ni iyihe couple wigiraho byinshi byagufasha mu rukundo rwawe muri iyi si nyine yaba izabayeho yaba n'itizitarabaho oya izitarabaho ubwo nazo nyine yaba izabaye izitakiriho ariko izitarabaho ni njyewe ugiye kuzirema inyi ugiye kurema nyine ni couple ugiye kurema couple oya izitarabaho niwe ugiye kurema ni ukuvuga ngo couple zitarabaho niwe ugiye kuzirema igo nyine ni ukuvuga ngo uzarema couple zingahe zitarabaho oya imwe yonyine oya warumbwiye ngo mubwire ngo couple ngo mfatiraho urugero sibyo urangije uravuga ngo yaba izirabaho n'izitarabaho sibyo izitarabaho nazo kuko nazihari ese wafatira urugero ku zitarabaho kandi nazihari nyine ushobora gukora cyane kugira ngo urenge kuri ba bantu ufatiraho urugero sibyo ntabwo wavuga ngo umuntu wenda yubatse nka etaje wenda zifite nk'icumi sibyo we ntabwo wakora uvuga ngo ni 10 ahubwo we wakisumbura ko ati wenda ni nka 15 sibyo noneho izo zitarabaho twarenza noneho hahandi za zindi dufatiraho urugero sibyo sibyumvikanye wari utangiye kumburanya rero nuvuga ngo koze nkunda kuburana nkunda kuburana nta kibazo usobanukiwe subyemeye nta kibazo naye magambo wumva utarambwira uba wifuza kumbwira amagambo ntarakubwira ayo ntarakubwira ubwo nuko ntarayatekereza ntabwo aranzana kuko ashoboka yose narakubwiye araye utarambwira ayahe basi ujye unyibutsa gusa njyewe sibyo andimo yose narakubwiye ndanayakubwira gusa nyine ubwo ayo narakubwira nayazaza
utaza kunyibagiza iki hari ahantu tuzi buze guterera umusozi ruguru iriya hariya hehe hariya gusa uriya hariya ndi kubona hejuru turasa he turaza kuzenguruka gutya hano twaciye tujye kureba ari amazi ukuntu atemba n'ibiki urayajya munsi oya ndajya ku ruhande njya nyareba nyine oya nyarimo ntabwo naba nyareba uzi ko yahitamo amaso ndajya ku ruhande ruguru yayo tuyarebe wenda nawe ujye hepfo cyangwa tujye ruguru tuyarebe okay sawa naribi icyo ngicyo ndakikwemereye ese wandirimbi umusozi nate uba kawubwire kakaririmbo akahe se kakaririmbo ukunda ntabwo akahe nkunda umva noneho ugiye uzi akajambo nibukamo akahe nkunda nta ndirimbo nkunda oya ntabwo ndi kwibuka neza sibyo gusa niyande ntabwo ndi kwibuka neza siko ndikubwira gusa ijambo rimwe harimo ndirimbira sindagira usanga ase wenda ndakubwira nawe ukambwira basi genda ahita ngusubiza yansubiza abantu nsubiza sibyo banza usubiza so wavuze ngo uzi ibisigo njyewe ngaho mbwira igisigo wampimbiye waba umbeshye n'imigani ntayo nzi ngo ibisigo gusa tuzabaho gute ni ako wowe urabizi uzanyigisha sibyo uzanyigisha umva ndimba ya ndirimbo twanga iki amagambo mugabo wanjye mugabo nkunda ndakwiyamye iyo ntabwo ari yo ubwo wowe n'umugore mugore wanjye mugore nkunda ngarukira sinagusenze sinagusanze nisanga kuva mu busore bwanjye shobora ho gusa umva ntabwo iyo utangiye kwiririmbisha urumva kwa kundi ako be ubundi hano twagakwiye kuririmba umusozi natereye ririmba uva kuririmba urabizi byarananiye basi nyine dufatikanyije najya nko akaririmbo ka Iva Bravani nkunda niyirukire mu mahoro I never love feel the love with you ririmba twumve ni uri kundirimbira ariko ntabwo njyewe ndembi uragakunda karirimbe kandi ari kubizi karirimbe ariko ngushakiye akarimbo kamwe nkuririmbira ni nkaririmbira urangurira iki ndakugura iki akora twatuntu ukunda udukimo asura tuyobewe nawe urakabije oya ndakugura twatuntu ukunda ariko basi ntabwo ntuvugira hano sibyo tuvugira we mu gikari mu gikari sibyo ntabwo ntabwo natuvuga ariko uratuzi kankuririmbira akarimbo ka kera ndirimbira yandi nshaka ndirimbira abakunzi bacu rero nisange uri kugusaba ntaribi banza undirimbira iyanjye n'abakunzi baririmbira iyabo sibyo izuba rirarenze ngiri mwe y'abashumba inka ziwacu ziratashye abiriwiyo bari nyakura abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga dore umusuragiye icyuya mu gahanga umusurashize ukwezi kuracanye inyenyeri nazo zira ikamba ryazo rirazisaba zirasabagira ku ijuru ry'iwanyu mu kabyino ke sorry rirasabagira mu ijuru ry'iwanyu mu kirere cy'iwacu niko kabyino
ngaho se jya mu nzu genda ufata agapira ukinge mu gatuza dore imbeho ni yose cyo nuza numboneye nibiza baru kukwanga bizagukura amahwa mu nda fata iyo nzira imwe yo mu nzozi duhurira iyo mu mpinga y'imisozi iwabo wabatashye aho dukura abantu meta y'umubano n'ibanga rya gihanga. Wow. none se tubishimye Ndishimye. urishimye cyane. Merci beaucoup. Sibyo. Urakoze cyane. ntabwo wishimye Oya. ngo niba wishimye binyereka Ndishimye. ngaho mbwira utugambo tune cyangwa dutatu. Tugambo tumwe cyangwa dutatu. Amagambo atatu cyangwa ane ashimira Awushimiye. antaka Uko ntabwo nzi ibisigo. ngaho ntaka bazi Uko gutaka. yego Kandi ndi kukureba ijambo ryanjye sibyo. Nuko ngukunda. Irya kabiri. Nuko nakubeshye. Irya gatatu. Ukuri kureba nabi. hafi Ntabwo ari ayo washakaga. noya mbwira Cyangwa ari ayandi washakaga. nyine atari mbwira irindi kandi agutembereza hariya hejuru tuzamuka. bebe ni njyewe wagutembere ni wowe unembereza cyane njyewe Oya wagutembereza. wanzanye hano. Okay, tugiye kuva hano sibyo tugiye kuva hano tugende tugera hejuru Nta kibazo. tuzamuke duterere ewana tuhatwike koko Nonaha. mu kanya ubu none hatuvuga Okay, nta kibazo. ni ukuvuga ngo abakunzi bacu batwitege ibiganiro byose tugiye gukora tugiye kubikorera hano kuri uyu musozi. Okay. Nta kibazo. ngo bawita Astaridi na Astaridi ni wati Astaridi. nimba ari kampani niba yakorera simbizi ariko ngo ni kuri Astaridi ariko ahantu ni heza pe. Ntabwo nari nzi ukuntu bahita. Okay ben usezeranyije ko nazakubabaza sibyo. Buri kimwe cyose mu buzima bwanjye nyine mba numva nifuza kuba twaba turi kumwe ariyo mpamvu nyine aka kanya turi kumwe kandi ndagushimira ko ugerageza kwitanga muri buri kimwe cyose kuri njyewe ndabibona kandi mbiha agaciro sibyo. ntabwo neze gusubira inyuma cyangwa se gucika intege nk'uko nari kubwiye ndagukunda kandi nzahora ngukunda. sibyo byinshi nyine biravugwa cyangwa se bizanavugwa ariko icyo twimirije imbere nk'uko mpora mbikubwira ni urukundo kandi urukundo rusaba kwihangana. urukundo urabizi ko habamo byinshi bibi byiza cyangwa ibibi cyangwa n'ibyiza sibyo ariko byinshi biba ari byiza ariko ibibi nibyo byinshi cyane kurenza ibyiza kuko urukundo rutarashwemo imyambi cyangwa se hatajemo ibibazo ntabwo nkeka ko rwaba ari urukundo. ninjya nkukoshereza ujya umbabarira nanjye nzajya ngubabarira. Nta kibazo. urambabariye ndakubabariye nese wakoze iki? uranyumvise? Ndakumvise. mbizu shedi ndakubabariye. mbizu shedi wanze kuyima nihaguruke nigende Oya ntabwo ngaho mabizu twitamo. Iki? ahangaha Okay, nta kibazo. ubikoze ubishaka cyangwa ubikoze utabishaka? Nabishakaga. ngereka ngo bizu Oya. bisuri kunjijisha dore njye nshaka
ko murya neza oya okay turabashimiye mwebwe mwari mudukurikiye kuri Promesse TV show baby ngaho soza okay turabashimiye mwe mwese mwari mukurikiye Promesse TV show bari bakurikiye Promesse TV show cyangwa bari bakurikiye Promesse na Anne oya ni channel okay nyine natwe bakurikiye ariko baciye kuri channel Promesse TV show turabashimiye cyane by'umwihariko ko mwadukurikiranye mukaba mwatakaje igihe cyanyu gusa tunabashishikariza gukomeza kudushyigikira mu byo dukora byose twabashimishije babyandike muri comment ciao